icyo kintu kigufasha cyangwa aho kwagifunze neza ko mbona hano hari ukuntu harimo inzira. Iki ngiki gifasha izosi. Gutyo urumva gifashe neza. Buhoro. N'imbere gifite iponje ntabwo gikomeye. Yego. Ushobora kugikanda kumva nta kibazo kirimo. Amakuru yawe se? Ni meza. Urakomeye. Buhoro. Amina. Aya ni amaboko matagatifu. Wazke. Reka nongere ngo suhuze wowe ukurikiye Wazke aho uri hose ku isi, ndakubwira ni amahoro y'Imana abane nawe bitagenze neza mbonereho kukwihanganisha nkubwira ati bibaho mu buzima, uyu munsi biba byiza ejo bikaba bibi, ejo bikaba byiza. Nk'ibisanzwe rero ninjye nta wundi ni si papa wirinda kuba ikibazo ku bantu, aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo nakemura ibibazo by'abantu. Nkunda amahoro nkanga kuyabura. Nawe ukurikiye Wazke ndakwifuriza ko wagira amahoro y'Imana umunsi ku munsi. Ntabwo nzi nimba ubizi gusa umwe Imana Muhammad, Imana ihamaro n'umugisha mu mvugo yayo ukuri, igaragaza ko umuyisilamu gukora umutambagiro mutagatifu muto umura mu kwezi kwa Ramadani bifite agaciro ko hejuru, ndetse ubwabyo bifite agaciro gakomeye nko gukora umutambagiro mutagatifu mukuru wa Hijja. Ibi byatumye Rwanda Umrah Travel igutegura urugendo rw'ukwezi kwa Ramadani, Special Ramadan Umrah Package. Kubera ko ubushobozi bw'abantu butangana, Rwanda Umrah Travel byatumye itegura ingendo zitandukanye muri uku kwezi kugira ngo buri wese agire aho yisanga. Ku madolari 2,000 gusa ushobora kumara iminsi 10 yose imaka, bigufasha kwegereza Imana Subhanahu wa Ta'ala uri ku butaka butagatifu, ukahakorera amasengesho arimo ibihagararo bya ninjoro by'umwihariko mu kwezi kwa Ramadani, ukahasabira ubusabe, ugasingiza Imana Subhanahu wa Ta'ala, aho ushobora kumara iminsi 10 wifuza, yaba ibanza, iyo hagati ndetse n'iya nyuma, ndetse ushobora no gukora itikafu mu musiti wa mbere ufite agaciro gakomeye ku isi, Masjid Al-Haram. Ndetse kandi n'abifuza kumara iminsi 15, yaba ibanza ndetse n'iya nyuma, abo bose batekerejweho. Icyongeye kuri ibyo, abashaka b'inzobere bazifatanya namwe muri uru rugendo. Naho ibyo bidahagije, Rwanda Umrah Travel izagutembereza ahantu nyaburanga hafitanye isano n'idini nka Badri, Uhud n'ahandi hose hafitanye isano rya hafi n'Ubuisilamu. Abifuza kwishyura mu byiciro nabo yabatekerejeho, ushobora kutuvugisha ku muyoboro WhatsApp ariwo 078 40 20 344. Rwanda Umrah Travel, gendana natwe uzagira urugendo rw'ibyishimo. We bakwita nde? Yabanyita Byamungu Jesse. Byamungu Jesse. Uzi ko burana nzi ko Jesse ari wa wundi uriya muri umuntu wari nzi ko yitwa Jesse. Niyo mpamvu rimwe na rimwe natinyaga kuba naguhamagara nkavuga wenda nakwitiranya. Wenda nzi ko ari wewe Tire. Ari wewe na Tire mukuru ninde? Urumva yuko kubera ukuntu mama we twamenyereye ko duhamagara ngo mama Tire, tugira ngo ni wowe witwa Tire, nyine turibeshya cyane. Irindi zina? Njyewe Byamungu Jesse. Rya Muhammad se? nayo. Wumva Ikinyarwanda neza? Buhoro. Wajya ugerageza kubera yuko abantu bakurikiye bumva Ikinyarwanda. N'igiswahili harimo bamwe bacyumva ariko abenshi bumva Ikinyarwanda. Uzajya ugerageza, akakunanira ushyire mu Kiswahili ariko wenda ubanza ugerageza Ikinyarwanda. Njye nzajya nkubaza mu Kinyarwanda. Uracyumva neza? Yego. Nkunze kugucaho wicari hariya ku muhanda, ubona nta kibazo utari ku ishuri. Iyo utari hariya ku muhanda uba uri ku musigiti. Ubundi ubuzima bwawe bwa buri munsi buba bumeze gute Jesse? Buhoro. Iyo ubyutse tuvuge wenda nk'umunsi wawe uba umeze gute? Umunsi mbyuka numva nimeze neza, umunsi hambere ajya sitaho urwayi. Ndabona utameze neza uko kujya kuvuga ugatitira nk'ijosi ukazunguza umutwe, byatewe n'iki? Ibi ngibi byaraje mfite imyaka 7. Ufite imyaka 7? Yego. Ni uburwayi bwizanye? Bwaratangiye ku izoki
none mfite nk'imyaka 10. Yego. None mama atagenda kumvuza bahita byatangiriye ku ijosi. None mama twari tucyari Kongo. None mama ahita avuga tuze aha mu Uganda. Tugeze aha bahita batubwira tugende Murago. None Murago twarageze abadokita barakoze ariko barabonye ngo bari buze kuko iki kunweza bahita bavuga kanicyari. Ubwo wamenye ko ufite iki kibazo ufite imyaka 7. Mama wawe ajya kukuvuza akujyana kwa muganga ufite imyaka 10. Byafashe ku ijosi gusa? Ku ijosi maze nk'imyaka 13. None ni kumuhanga ku mbavu. Mu rubavu. Wihangane. Ubundi ufite imyaka ingana? 18. 18. Urababaye? Urababaye cyane. Jesse, nagira ngo wenda tuganire umbwire nk'uko wenda nk'imirimo yo mu rugo nka kuriya barumuna bawe baba badahari, umbwire ukuntu ushobora nko kugira ikintu wakora mu rugo nk'umuntu w'umusore. Uko ni iki ubasha gukora? Yewe maybe mbona bakura mimi nanjye nkabafashaho kubera kukubura ntacyo nta kibazo. Ubasha gukubura? Akukubura amaboko arafata neza. Ariko ubu uratitira. Nuko kuratitira umunsi ariko ubu nabo gutitira ariko ubu uratitira. Uko ibumoso kuratitira. Ubu nta nubwo ushobora guterura nk'akabido cyangwa se ugiye nko muri douche ngo witerurire nk'ibase. Baraguterura barumuna bawe. No gufura ntabwo wabasha gufura. Nko mu yindi mirimo wenda ushobora kuba ubasha nko ukora nk'iyo mirimo Jose? Iyo uhwanye n'umubiri wawe uburyo ukwemerera kuba wenda wavuga ati nabasha gukora ibi sinabishobora. Gukubura gusa nibyo washobora kubera ko nabwo ari ugukoresha akaboko kamwe. None se uriga? Wiga muri boarding cyangwa wiga utahamo? Boarding. Wiga muri boarding. Wiga mu wa kangahe? Ndimo kugenda mu karindwi. Mu wa karindwi. None ku ishuri kuba utari kumwe n'abavandimwe bawe wenda ngo bagire icyo bagufasha ku ishuri ugifite inshuti ufite? Iyo ishuri y'abarema. None niba bakubonye ngo ufite wiga mu ishuri ry'abarema. Niba bakubona ngo ufite imbaraga bakoreza umuntu ugufasha. Mfite umuntu afasha koza ibindi gukora ibindi koza inkweto zawe, ugufasha ko gufura imyenda yawe. None nko kwikorera isuku ku mubiri, gukaraba ndagerageza. Uragerageza. Mbese nk'uko nguko uko wenda buri gutitira nk'akaboko ubasha nko kwisukura n'icyangwe inyuma hose ku mugongo? Bamfashaho inyuma ku mugongo. None kwisukira amazo ntabwo washobora. Ukoresha agakombe? None nko kuriya ku ishuri kuvuga ngo wenda baragufasha abo kugukorera isuku, kugukorera iki n'isuku y'umubiri byose, ni igiki uba ubona wenda kikugora cyane nko ku ishuri? Ku ishuri ibeshye ngo koza kubera cya gatandatu tuze ibintu amasuka. Ku wa gatandatu? Yego. Tuzi ibintu byinshi none ahangaha baramfashaga. Cyangwa twese tukagenda tukazana amazi bo bari buterure tugende ndimo
kubatera imbaraga ubaherekeza yego kugira ngo babone ko muri kumwe yego badacika intege bagenzi bawe. eh, Nta kindi kibazo ujya ugirana nacyo ku ishuri? nta- Tugaruke wenda mu rugo nk'uko nguko barumuna bawe ko uzi yuko nabonye bakunda kwikinira agapira. Iyo bagiye wowe usigara uri hehe? ngiye mu rugo. Wibereye mu rugo gusa? Okay. None kuri ubwo burwayi bwawe kuvuze ngo mama yagerageje kukuvuza muri iyo myaka 10, ese ni izihe mbogamizi mwaba mwarahuye nazo wenda ngo bagerageze kureba ko wakira ijosi n'urubavu? Baravuze ko banditse ibaruwa bavuga ko banjane bancise mu cyuma cya sikane none ariko barasaba isenti nyinshi bitaro 80 none bagusabye ko waca mu cyuma ariko isene ni nyinshi, amafaranga ni menshi, imitwaro 80. Imitwaro 80 ubwo ijya guhura n'amadolari hafi 350 hafi amadolari 300. Ni menshi. Imitwaro 80 ari muri 350 imitwaro 80 amadolari. None ko babasabye ayo mafaranga ntago murayabona? baravuze ngo abo bantu bari buze kubishyura, abo bantu batujyana mu ragore none abo ngabo barabuze isemi nyinshi ntabwo baziriha. None nze nicare Imana nishaka nzajya. Uwari wabasabye guca mu cyuma yavuze ko amafaranga ari menshi. Dr. Dr. None tugeze aho ngaho baravuga ntabwo bariha, amafaranga ni menshi. Muyabuze muri yicarira. Uba hashize igihe kingana iki baguhaye urwo rupapuro rwo kuba wajya guca mu cyuma kugira ngo barebe ikibazo ufite? Twaragiye muragowe January mu kwa mbere. none hafi mu mwaka rwose. Mwese umwaka urarangiye. Byibuze nta n'umuntu wigeze ugerageza kugira ngo muvuge ati wenda mufite makeya? Haramutse habonetse se nk'umuterankunga wenda nk'umuntu wagufasha kujya guca muri scan, ushobora kwita ugenda? Yego. Rero ko ikibazo ni ukugira ngo barebe ikibazo ufite, nyuma wenda bakakuvura bakagukorera surgery bakakubaga kugira ngo barebe ko wenda wakongera guterera. None iryo josi wenda wowe ukurikije uko wagiye uganira na muganga bakubwira ko byatewe n'iki? Iryo siyo yaraje gusa yaraje none hafi imyezi ngahe none n'umugongo imifupa nawe itayiva mu mufupa gumwe. Harimo igufa rimwe ryavuye mu mwanya waryo. None guhengami none niyo mpamvu bimeze gutya. Hari igihe nk'abantu baba bakurikiye haba harimo nk'umuntu wenda w'umuganga ku buryo yavuga ati ijosi rifite ikibazo iki n'iki, kugira ngo tuze no kureba wenda muri pati zindi zo hasi turebe icyo kibazo cy'umugongo ufite. None ndagira ngo tugaruke wenda mu rugo, ubundi mu buzima busanzwe ubana na barumuna bawe. Mama wawe ko ntamubona aba hehe? Yaragiye gushakisha imbera ubuzima. Yagiye gushakisha. Wavuye ku ishuri usanga yaragiye? None aha hantu nabonye uba ni mu nzu yanyu, urakodesha? Umuntu yatubwiye tuyishareho ariko ari iwacu. Ni umuntu wababwiye mube muyirimo mwiberemo gusa mutamwishyura? None se mwigeze wenda iyi nzu umuntu ababwiye ati muzabe muyirimo, mwayibayemo na mama wanyu muri kumwe cyangwa mwayibayemo nyuma mama wanyu adahari? Amatahari. Mwaje kuyibamo mama wanyu adahari? None se ubu mutunzwe n'iki, mubayeho mute ko mama wanyu adahari
ko wowe ufite indwara y'ubumuga, ukaba utabasha gukora, mubayeho mute? just ngaho maybe nimba nuzaye inshuti maybe like our neighbor abaturanyi maybe atufashe atuhereze nk'igikopo kimwe cy'ibishyimbo cyangwa bibiri dushiraho, cyangwa atwaye inuza kawunga dushiraho, cyangwa ibitoki cyangwa mihogo ibyo tubere. Ubwo muturanyi iyo atagize icyo abaha nk'icyo gikombe cy'ibishyimbo cyangwa se cy'akawunga, murabwirirwa mukanaburara. Bana pole sana. None hari imiti ujya ufata? Nta miti ujya ufata, wibereyeho gutya gusa? Nta n'ikintu kindi mujya mupfa kubona wenda ari abaturanyi babafashije, barumuna bawe nta turimo tw'amaboko bakora, wenda nko kuba nk'uko wabona ujyamo n'abandi bana bavoma babatuma, wenda bakabaha ayo mafaranga bakaba bazana mugashaka ikintu muteka? Hari iminsi baba bazana ariko ntabwo ari buri gihe. Ndabona wambaye rero ingofero y'abasilamu, akagofero kera bajyaga bita ngo ni kavumbawari. Urabona uri umusilamu wa cyane, usari 5 ku munsi, nta swari ijya igucika. Ntego uvutse uri umusilamu. Nyuma yaho tucyari iriya twari abisilamu, none tujanga none nijya si kubera yuko usomeye barantwaye ku ishuri itari abisilamu, none ngiye nkura nzi ko ntari musilamu, ariko maze gukura mama yarambwiye, none nanjye navuga nakugenda ku idini ya tatu. Wakuriye ku mashuri, aho wakuriye ku mashuri wari uri mu bapadiri? Uzi ko utari umusilamu, nyuma uza kumenya ko uri umusilamu, ushaka gukurikiza idini rya sogokuru wawe. Izina ry'ubusilamu wavuze ko witwa Muhammad. Naho wiga aho ngaho muri icyo kigo mwiga idini? Ariko barabemerera gusenga? None Muhammad, ndagira ngo tugende gake gakeya wenda twumvikanemo. Urabona ufite ibibazo by'uburwayi, ufite ibibazo by'imibereho, ufite ibibazo by'aho kuba. Nk'ubu uramutse ugize nk'amahirwe hakabaho nk'umuntu wenda wagufasha nk'aho kuba hari, noneho hari private ho kuvuga ati ni mu rugo nta kibazo cyaho. Murumuna wawe ugukurikira afite imyaka ingahe? 17. 17. Ni mukuru, yakuzemo nawe. Ubu we agufasha iki mu noze wenda mu byo wifuza, nk'ibintu nka service agufasha wenda nkawe uvuga ati ni murumuna wanjye, ni igiki agufasha ku buryo uvuga ati murumuna wanjye aramfasha mu buzima busanzwe nk'abavandimwe? Mu rugo ni byinshi, akora byinshi. None nk'uko nguko uvuga ngo wavunijwe n'iki kibazo cy'urubavu, ni urubavu rumwe rwagize ikibazo cyangwa ni umugongo muri rusange? Ni ahangaha gusa. Ariko nk'uko nguko hari ikintu baguhaye ushobora kuba wakwambara wenda cy'igisentire kigufasha kikagufata kikagusayidira ku buryo umugongo utagira ikibazo cyane? Aho ngaho ubwo uracyambaye? Nimba bitakubangamiye se wenda ushobora nko kwereka abantu bagukurikiye wenda kugira ngo barebe icyo kintu wambaye ukuntu kiba kimeze? Nta kibazo, ariko wihangane.
icyo nicyo baguhaye kigufasha kugira ngo urubavu rutakomeza kunyeganyega. ariko nacyo kirambabaza ngaha. Kirakubabaza kuko nacyo cyarashaze nishyiraho just imyenda kugira ngo kitakubabaza ku mubiri. Yego. Nta kibazo, ongera ufunge wihangane kabisa. None nk'ubwo iyo utacyambaye se, hari ubundi buribwe wumvamo? Buri gihe cyose uhora ucyambaye, iyo ushaka nko kujya ahantu kure cyangwa se uri nko mu rugo? ariko abaganga barambwiye nincyambaye cyane mu kibuze kuntera ubwayo ubundi rero mu wiki mbere y'incyambara mu cyumweru cyambaramo kabiri. Barakubwira ati nukomeza kucyambara kizagutera uburwayi nanone bundi. Mbese ubwo nicyo kugufasha just in case igihe habaye ikintu runaka wumva ushaka kuruhukamo umugongo, ukacyambarira nk'iminsi 2 kabiri mu cyumweru. None ngaho wigira ikimbwira noneho wenda hari igihe umuntu aba afite message yiwe ashaka gutanga, aba yumva afite ku mutima akeneye ubwo bufasha, harimo no gutanga impanuro. Go ahead, tuguhaye ikaze. ngewe ngufasha yo just nimba yashobora kuvuza nka treatment ariko nawe kumvuza none no mu rugo nako byose ni ikibazo kukuvuza ni ikibazo, imibereho mu rugo ni ikibazo, aho kuba nabwo ni ikibazo. Ubwo wenda inshuti za Wazike zirimo zirakumva, n'abasilamu bagenzi bawe, urabizi ko abasilamu duhora ari umuryango, tugomba gufashanya aho twaba turi hose ku isi, kugira ngo kubera ko umuvandimwe aho umusilamu haba ari hose ku isi aba afite ikibazo. Nawe urabyemera nk'uko? Njya nanabona ujya uza nko gukora ubusafi ku musigiti, abandi baje gukora ugakurikira, ukaba uri kubatera imbaraga koko. N'iyo ubona abandi bari gukora wowe utari kubasha kubikora, wiyumva uteje nabi, wumva ugize agahinda. None ubu burwayi bwawe n'imibereho mufite, mama wawe abifata ate? Nk'iyo muvuganya ku isi wumva abifata gute? nawe namwariwe kubera nawe singabaye nawe ubufasha ashobora kumufasha. Ikibazo nacyo nabo yashobora kujana kwa muganga wafite isenga, kubera nimba tugeze kwa baganga bavuga tuhereze ku isenga, none ni isenga nazihari. Bavandimwe mwese, bavandimwe abayisilamu bakunzi ba Wazike, uyu musore mureba hano murabona ko atari umwana, agiye kuzuza imyaka 20, afite uburwayi, afite ubumuga, afite imyaka 7, ari ikibazo agize cyo ku ijosi, bigenda bikura ubwo bamurangaranaga bwo kumuvuza, bigenda bifata mpaka bigera ubwo bifata colonne vertebrale, bifata umugongo, urutirigongo, bituma narwo ruhengama. Byatumye umugongo uhengama ku buryo nta kintu na kimwe abasha kuba yakora. Yavuze ko ikintu ashobora gusa arimo gufata umweyo akaba yakubura, ariko ntashobora kuvoma, ntashobora kumesa, yewe no kwikarabya, kereka umushyiriye amazi hariya warangiza ugaterekamo nk'igikombe wenda nibwo yabasha kwikarabya, ariko nko kwikuba cyangwa nabyo ntago bishoboka. Ubwo rero nk'uko tuganiriye nkumvishe ko hari amafaranga yasabwe kwa muganga yo guca muri sikani kugira ngo barebe ikibazo aho kiri, barebe nimba kuko kiva ku ijosi, kuko cyafekise n'umugongo, ariko bamusabye
n'amadolari 300. Nagiye guhura n'amadolari 300 hafi 50. Ubwo rero yari ari gusaba wenda agira ngo arebe ko nk'aba barikiwe kugira icyo babona, ari ikintu bamufasha kuri wenda ahantu mwamufasha kuri momo. Iyi nimero iri hano hasi no muri komenti irimo namba akoresha imubaruyeho. Iyo umuturanyi atagize izo muhwe zo kumuha icyo gikopo cy'ifu cyangwa se ngo amuhe icyo gikopo cy'ibishyimbo ngo we n'abarumuna be batogose barye, ni ikibazo. Urumva ko na nyiri mazu nawe yabahaye inzu, ariko ni uburyo bwo kuyibatiza kubera yuko abona ko nta bushobozi buhari bwo kuba bakwishyura iyi nzu kandi nta hantu afite yabashyira. Rero mwumva ashobora kuba yafasha uyu musilamu, uyu musore, yashyira kuri iyi nimero. Yagira wenda n'ibindi bintu wifuza kuba wamenya, wamamagara kuri iyi nimero yanjye ya WhatsApp, wenda arandi makuru wifuza ukaba wayamenya. So murakoze cyane, reka ngushimire rero muvandimwe Jesse Muhammad ku mwanya tugiranye. Ni iby'agaciro cyane, ni umwanya nari nshatse igihe kitari gito kugira ngo tuganire, menye ukuntu ubayeho, ubuzima ubayeho. Ariko ndakubwira ati wihangane, insha Allah byose ni Nyagasani ubigena, si ku bwawe. Ntabwo kuba umeze gutya si ku bwawe, si ku bwande, ni ku bw'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. So reka ngushimire nkubwira ati nihagira icyo bantuma nzakugeraho insha Allah. Aya ni amaboko matagatifu. WAZK. 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 WAZK.